Musofuye. Musimamara. Musofuye. Hagarara. Isafuriya usize uyikombye. Nta kintu n'ikira kimusize hano uhahiye abana. None urifasha uragiye. Ariko mama gasiki kugiye kuzansaza ko ndagira ngo ndaruhuka numva umwuko mu mugongo ngo pika. Nagira ngo nigire ku kazi nabwo kankurikira. Ubwo iyo safuriya ko uri kumbwira ngo nayikombye wigeze umbona nyikomba ko wajya uvugisha ukuri. None ushatse kuvuga ko isafuriya ari nde muntu wayikombye. Ubu yifashe iriyoza. Reba ukuntu imeze. Uyu mwuko wifashe urihanagura. Abana ko nta numwe urahanga kari jewe nawe twari duhari. Ninde muntu wafashe isafuriya ayikomba koko. Ubu bugari ntibwashize. Ntunze kubuzi ko babwashize none ubikora hiki. Tuzabaho tutarya tutanywa tutanamba. None uzajya utegereza ko ngiye ari njye uzajya ubishaka. Mama nubu bisikanira mu masafuriya nk'abana. Se nk'uyu urebye nk'umuntu w'umugabo nkawe utatekereza ikintu cyatunga urugo ngaheshishema umuryango. Nk'ubu umuntu yawushyira mu cyiciro ko. Ariko mama gasiki kuzi ko ntacyo nakoze ngo nshaka akazi kajyanye n'ibyo nize. Narapurayinze mu turere twose 30. Nabuze akazi kajyanye n'ibyo nagiga. None ngiye nzajya gukora ikiyedi narize medicine ngomba kuba umuganga ibyo ntibishoboka. Ntabwo byakunda ngomba gushaka akazi kajyanye n'ibyo nize kamemba amafaranga menshi. Ariko diploma y'amanota 10 wiratana iriya diploma urabona yo yaguhesha akazi. Burase naho wakabona wagakora nkuko bikwiyera. Ariko madako kantu ubushyizemo naga ari sawa basi mbwira uko twabigenza. Uzi n'ikindi? Nungutse igitekerezo. Ngaho ba wicaye aho ngaho ndaje. Utangaye ibi nibyo bita kwihangira umurimo OG ukaba umuganga nyawe ureke wowe wazanye amanota 10. Wayibonye mada bigenze bite se? Umva mada Bibiliya igivuga ngo umugabo n'umugore umubiri wabo no. Ni ukuvuga ngo icyo utekereza nanjye nicyo nekereza. Ahubwo twicare tuganire ku mushinga. Ariko uzi ko Bibiliya itabeshya. Umugabo n'umugore koko ni umubiri umwe pe. Reka twicare iyo mishinga tuyipange. Kabaye ahubwo hehe n'ubukene. Umva sheri nyikuzana narinzi ko noraguye umugore w'inyandagaza utagira ubwenge utagira mu mutwe ariko muri uyu munota nibwo nunguye kabisa mise nemera ko nazanye umugore w'umunyabwenge. Ngo umugore w'inyandagaza ushatse kuvuga iki? Mu Kinyarwanda baravuga ngo nta nkweti buri yayo. Ubwo niba ndi inyandagazi nawe uri inyandagazi. Umva madari kamubwiza ukuri nta krebyo nayinshatse kuvuga. Nayinshatse kuvuga yuko wa mugore utagira ibitekerezo byabasha kungura urugo rubashe kuba rwabaho mu mibereho myiza. Okay, ibyo reka tubireke impaka zango turwane ntacyo zatugezaho. Noneho rero icyo ngiye nari ntekereje nashaka kukikubwira. Urabona wize ubuganga. Ndashaka ko twigira noneho abatubuzi b'abaganga. Ariko madam ako kantu uvuze ni fresh kuko muri iyi minsi hari ukuntu abantu bari kubona amafaranga ukibaza ukuntu bayabonye bikagucanga. Ariko nanjye ukantu utekereje nari ntagatekereje kera ahubwo nuko nsanze umugore w'umunyabwenge. Mvuko je natekereje. Reka dufate bagasikiri umwace hirya agenda atanga itangazo n'undi nawe ace hino agenda atanga itangazo. Noneho bagende bavuga yuko twe dutanga akazi kuvura turi abaganga hano hashinze ikigo bita pharmacy. Ibyo bintu utekereje ni fresh kuko buriya tubafashe tukagenda tubabwira bakagenda babazana tukabwira yuko baza kwiyandikisha nko ku 50. Ariko utayafite wenda akafite nk'ibihumbi 10 nawe tugapfa kumwandika tukamariza igihe azayatuzanira. Naho twashyiraho 7,000 nta kibazo. Kubera ko 7,000 urumva harimo agafuka k'umuceri k'ibiro nka bingahe. Ubundi abana bakarya n'akawunga bakaba bavade muri iyo minsi mbese tukaba tujijisha abantu umenye ko turi abaganga nyine. Kuko uzambona nambaye itaburiya gutya mbese wowe kubera ko wize ibintu by'ubuganga nzajya nguhereza kino cyumvirizo uba ari cyo ushyiraho abantu ubundi ko ibintu ari terebye neza. Ubwo ibintu ni ibyo. Ibintu ni ibikabisa. Noneho ariko ubundi abana ntabwo nzi ahantu bagiye. Hanjye ariko nigeze kubona bagasikiri bakata ahantu ku gipangu hari ahepfo. Nizera ryabo rigara tuzengereje naryo. Oya ariko wenda ntabwo bajya batinda babiterwa n'inzara kuko barebye bakabona igisafuriya wari wayikombye. Cyo bina naga ari fresh. Ndiko komba isafuriya twari twabiretse. Reka tubireke. Ubwo turaje tubarebe
noneho bagende batanga amatangazo ubwo mukanya nyine turaza kubona n'abandi bantu baza kwiyandikisha ubundi dutangire twihangira imishinga ubundi ikintu cyo bitse guhanga umushinga oje twihangira imirimo nyine yewe cyara kose twayitwara ahubwo reka duhaguruke uca hirya uca hino tujye gushaka abana tubagezeho icyo gitekerezo icyo kintu nicyo reka njye nyure hano nanjye reka nyure hano maze igihe nishima gasikira utuma nishima cyane 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 yowe mbona umwiriya ugiye umenya narira izo nizo nzozi zanjye rukumbi zanjye amayi nk'agasikiri gasirikare mwene gasirimu nese gasiki uwo muzigo ucomoye gabanyarenga aho ngaho sha mu Kinyarwanda baravuga ngo uko zatsibutse undi we none nza ari kubica bigacika mu rugo nayuze bivuze ngo uvuye kwiba uva gasiki iyo mico iwacu nayo tugira turya duke tukaryama saa 11 nimushaka muryame saa 3:30 namenyereye kwandurura ibyandagaye gasiki we Mosafuye musamamara Mosafuye mafi ndagusize n'akazi kawe ibitoki ngiye kuzabitara n'ibishya nzabirya Mafiyeri we Mafiyeri ngwino nkubwire tebuka wose papara reka nigendere batagira ngo ndi kumwe na kagasikiri bakadukubitana gasikiri bwanje ikirezi cyanjye urantete mbava mbazeranze gasikiri bwanje ikirezi cyanjye urantete mbava mbazeranze gasiki uvuye he uvuye kwiba njije gusa natiyenda somara gushaka umutima wanjye wawufashe bugate ufite abakinnyi beza ibikorwa bakora byose njya mbimenyera gasikiri we uranteteye yamaye ubugingo nsoza kwiga ikiganga niko mada ibyo bintu umwana afite abikuye he ibyo reka tubireke reka tubabwire icyo tubahamagariye umva mafiye ugiye kugenda utanga itangazo uraca hirya na gasikira ace hino uvuga ko ahangaha dufite farumasi dukeneye abaganga b'inzobere bazaza gukora ahangaha tukabaha akazi ariko uvuga ko buri muntu agomba kuza yitwaje 50,000 utabifite akabazanye 10,000 asigaye tukazayabakora gasikiri nawe nuko nguko uri bubivuge murumva ngaho nimugende mutanga ayo matangazo ese mama nkabura impamvu mwiyambarishije udutaburiya ngo muri abaganga pirate ibyo ntabwo bikureba jya mu nzu wambare neza ubundi ujya gutanga itangazo ako mugiye kubisha abantu ntabwo muri abaganga muri abatubuzi wagiyeho oji pirate Mosafuye gasikiri we ku kirezi we maze igihe nishima ikirezi utuma nishima maze igihe ndakeka ngeze ku iseta itangazo papa gasikiri wize medicine ari gutanga akazi bantu maze iminsi muri mu bushomeri ari byo bita jobless mu Cyongereza papa gasikiri abafitiye akazi kugira ngo ujye muri ako kazi ugomba kuba wujuje ibi bisabwa ukunda umurimo wawe utanga icyo bise customer care ikindi ugomba kuba witwaje 50,000 waba utayafite ukitwaza 10,000 gasigaye bakayagukopa bifurije akazi keza good job ikindi kandi nimba mutabyumvisha muzasubira mu ishuri maze igihe nishima ikirezi utuma nishima niko akagabo kambariye muri roho nk'akagiye guhabwa penitensiya nkoze numva uvugira muri loudspeaker wavugaga ibiki iryo tangazo ntaryo numvisha ejo saa 8 tuzahure kwa papa gasikiri niba utabyumvisha neza utega amatwi radio winesha umutwe nikomereje akazi kanje gashwingi cyane 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 ikirezi TV kora sabo sinza gutenguha sobanura sha iryo tangazo maze numva ari igihe cyanye n'ibiki ariko abantu b'iyi minsi amatwi yanyu yari mutajya munsi y'ibirenge saa 8 duhure kwa papa gasikiri winesha igihe Jesus is Lord. No. ukuntu ureba ukuntu uteye ukuntu
ukuntu useka uri intangarugero njye mbona uri umugore witeje imbere ikintu utanga uburere buteye imbere. ubu mwese rero mwaje kwaka akazi k'ubuganga mwarabyigiye cyangwa harimo n'abashumba? mada ibyo bintu utangiye kuzana urabona biruduha umugati koko. yego turi gushaka kubeshya abantu ngo turi kwihangira imirimo ariko se nka cyambaye ibigofero buriya naho byaba ari ibintu bya nyabyo kiriya cyashobora kuvura abarwayi hari ibigofero cyambaye byanditseho urumogi. reka dutangire yewe igikorwa turi gukererwa. uwa mbere naze yiyandikishe. What is your name? What is your name? Nyine njye abantu banyibeshyaho bazi ko ndi umukobwa. Ndi umuhungu ntabwo nitwa Nema njye naje kwiyandikisha. Jesus is Lord. Do you have money? Mani yo ndabizi ko ari amafaranga ariko ntayo mfite. Aye mite ni. Baye muko nako ye muhu. Ndabona ibyo ngiye kukubaza utabishobora. Wewe wawe wiririye umuhanda. Ubwo murankira ku mugereka. Turashize none. Undi nakurikireho. Jina lako ni nani? Jina langu ni naitwa Gofistar. Nimekutana na mtoto wa hapa niambie eti nije nitafute ka job hapa. Mimi niko na krize sana. Nataka mundipe ka job. Mba musore. Aha turi gushaka umuntu wigiye ibintu bijyanye n'ubuganga. Ntago hano twaje kwakira abahanzi kubera ko hano ntago ari bo muri stage yo kuza kuririmba. Ubwo rero wawe wigendeye ukajya gukaraga umusatsi wawe neza muri salon de coiffure. Sawa. Tutazidi wala tutaonana kesho. Wala kesho kutwa. Wala kesho kutwa. Chai. Reka nawe nababwiye ko iyo mitwe yanyu mwatetse itari bushye ahubwo nimutamfata neza ngo mbaye ku muzigo wanjye nicomoreye uyu munsi muraburara nabi ubusa muraburara rwose. umva ntucike intege ngiye kwiga ubundi buryo bw'imibereho.